Ngewe turakomeye ariko tugira vuba pe bitugu byahitana. nge ni tuwera. Wera. Yego byiza kumenyana nawe. Nta kindi wambwiraga? Ariko man abantu. Oya nagari. Nyine yari gusaba. Oya urabona? Mu rugo nyine ngewe naje mvuye cyangwa. Ngo we ngo? Ugerina? Oda. None ubwo? Ubwo njye mpurihe n'icyango ubwo? Oya ntawe nyine nashaka gusaba. Ihute kubitubangura. Nashaka gusaba nimba byakunda. Ukandangira akazi. Hari umuntu wabanje kunyuraho mbere akubwira ko ari njye babanza kubaza? Oya. Nuko nyine mubonye ndavuga ushaka kuba nyine wamfasha niko kugusa. Yego, none nkunda kugaragara nk'abantu bakize cyane. Nk'umuntu kubijyanye n'iki? Nyine kuba nateka nakora nyine ibintu byose ngenda bizi. Ati ko mune nawe ugaragara nk'umuntu ushaka kuba umumabuje wamabujiraho kamera neza ugamufite abakozi wowe uri kumva ushaka kuba umukozi ngo ugende hagenze bi Kase ku buzima nta muntu winaga kuganira nabwo kaho kujyanya araho. Yewe nta kundi nyine wenda asirika ndi kuvuga kurondogora menshi ndimo nivuna ndimo ndavuga amagambo menshi nkivuna nta kibwo nubwo wazambaza arane narumbije bashaka umukozi nanga ubwo ntacyo wazambwira kangoye nimero zanjye cyangwa mpizaho oya ninjye uwo ushaka ufite telefone Kazima ntacyo mpizawe ubwo nzakubwira nyine uwo muntu nimara kumubaza ubahe ntacyo sawa murakoze ariko uramvunye di